Hello my people, once again turabasuhuje tubahaye ikaze muri Samtech. Gahunda yacu y'ubukerarugendo yagarutse nk'uko bisanzwe ku bantu musanzwe mutemberana natwe murabizi. Wakwibaza ngo kuri Nocro noneho ni he tugiye kwerekeza? Ku itariki 21 z'ukwezi kwa gatandatu tugiye kwinjiramo, bizaba ari ku wa gatandatu. Turifuza kubatembereza muri pariki y'Ibirunga mu majyaruguru y'u Rwanda, i Musanze mu Kinigi. Abantu rero bifuza ko dutemberana tubahaye ikaze, mwa bookinga appointment cyangwa mukabukinga kuzagendana natwe mutangiye kuri uno munsi kugira ngo bidufashe gutegura tuwa yacu izaba imeze neza. Amafaranga rero y'ubukerarugendo ni amafaranga 60,000, hakaba harimo ibintu byose, imodoka, byo kurya, buri kintu cyose umuntu azakenera mu rugendo. Ku muntu rero uzakenera kuri couple ni 1,100. So rero ku bantu mwifuza rero kuba mwagendana natwe mugatemberana natwe niko kanya. Ku bantu twatemberanye mu Kagera murabizi ukuntu byagenze, bimeze neza nubwo igihe cyatubanye gito bitewe nuko guhaguruka abantu byaratinze kuko abantu tuba tugenda duturuka mu bice bitandukanye. Ariko kuri Nocro icyo twifuza kuzakora no kuzatembera hakiri kare, tukazinduka abantu ku buryo buzajya gucya pe turi hafi kugera i Musanze. Rero murumva turasaba ko tuzagenda ijoro kugira ngo tugaruke kare, abantu baruhuke, uke kuwa mbere abantu bajya mu kazi. Ntabwo twifuza gukora tuwa ya indi ituma abantu bananirwa. Ubushije twe twayipanze ariko tugira ikibazo cy'imbogamizi cy'imvura, kandi kujya mu birunga mu gihe cy'imvura n'ubukonje biba bitameze neza, hanyerera n'ubusanzwe. Ariko twifuje gushyira nibura mu kwezi kwa gatandatu kuri kurangira gushyira kwa karindwi, aho tuba twatangiye kwinjira mu gihe cy'izuba. Urifuza kugendana natwe rero temberana natwe, ubake ubukerarugendo bw'imbere mu gihugu bufite intego. Ibyishimo uzagirana natwe bizagora mu mutwe iteka. Turifuza rero ko temberana natwe ku bantu babyifuza tubahaye ikaze. Ku itariki rero siyo tuwa yonyine dufite n'indi tuwa hanze y'igihugu uretse wenda ko atari kure ari muri Afurika. Dufite tuwa duteganya ku itariki 4 n'5 ndetse n'itariki 7 izabera muri Tanzania mu gihugu cy'abaturanyi, aho tuzasura ahantu bita Rubondo Island. Ni ku kirwa bita Island, abantu mukunda gutembera, abantu mukunda ubukerarugendo buciye ingando. Iyo minsi yose tuzayimarana. Abantu rero mwifuza kugendana natwe namwe mutegure amafaranga hakiri kare. Tuzatugeze muri kimwe cya kabiri cy'umwaka, abantu bakoze kuva mu kwa mbere kugeza mu kwezi kwa gatandatu, kwa karindwi mukaruhukaho, mukagaruka mu kwa 8, mu kwa 9, mu kwa 10, mu kwa 12, mukongera mugasubira mu kwa 12 mu mavakansi cyangwa mu karuhuko. Imirimo yose wakora udafata akaruhuko, udafata akanya ngo enjoyinge, nta kintu byamara, n'ubundi nta myaka 100 ubwayamvuga. Ariko turabizi ko bamwe muzayirenza. Dore kuntu gahunda rero imeze kuri Rubondo Island. Hari ku bantu batubwiye ko bifuza kuzagenda mu ndege ari ubwa mbere. Umuntu wifuza rero kuzagenda mu ndege teganya $500, ariko tuzabapanga abazakoresha indege bazayikoreshe mu kugaruka. Naho bisanzwe ku bantu bifuza kugenda modoka rusange dutembera, nuko tuzahagurukira Nyabugogo kuri sitasiyo ya SP. Rero ko gahunda rero ihagaze nuko ibiciro bihagaze, kugira ngo abantu murusheho kubisobanukirwa. Ku itariki 5, ku itariki 4, ni ukuvuga ko tuzahaguruka ku itariki 4, tuzahaguruka ku itariki 4 za mu gitondo, tuzahaguruka saa 11 top, nibwo tuzaduhagurutse. Noneho ku bantu icyo tuzagendana n'imodoka, bisaba ko abantu bifuza amatente, kubifuza kuzaba mu marumu, ibyo byose nabyo ni ibintu dushaka kugira ngo tubitegure hakiri kare kugira ngo bizaborohe. Ikindi, ibiciro rero bigabanyijemo uburyo bugera kuri bune. Hari normal package, package buri muntu wese yisangamo ni 60,000. Aho ngo twageze muri Rubondo Island hafi na Victoria.
ndetse akazamo premium, akabamuzamo na silver, akazamo na gold. Ni ukuvuga ko muri nomo amafaranga n'ibihumbi 65. Noneho icyo tuzaba kirimo hazabayemo transport yo kugenda no kugaruka, relaxing ubwo n'ubundi nizo twisangirayo, ama games abantu bazakina tugeze Tanzania, hakazamo photo shooting ndetse hakazamo na hiking Tanzania, kurira imisozi ya Tanzania ndetse tukaenjoyinga kuri beach, abantu bakoga, abantu bagakina beach volleyball bakisanzura. Ubwo ni 60 kuri couple bikaba ibihumbi 65 kuri couple bikaba ibihumbi 110. Premium package yo na amafaranga ibihumbi 100 ku muntu. Hazaba harimo bira byose twavuze hejuru, uretse ko haziyongeramo tente yo kuraramo ndetse n'icyo kunywa. Naho silver haziyongeramo ibyo twavuze hejuru, hiyongeremo tente, hiyongeremo tente yo kuraramo, hongere icyo kunywa ndetse n'icyo kurya, icyo uzabumwa cyose. Noneho kuri gold package amafaranga yo aziyongera, bizaba ibihumbi 200, abemo hiking Tanzania, habamo transport, relaxing, hazemo video and photos for posting, amatente yo kuraramo, hazemo food, drinking, hazemo na massage. Ubwo turatanga n'akazi rero ko bakora massage, tuzabijyana ntabwo tuzafata abo tuzasanganya. Ubwo rero sinzi abantu bakora ibintu by'ama massage mu myandikire mumbwire ama message mutanga kugira ngo tuzabitwaze nk'abakiriya bacu bazabe bafite buri kimwe cyose. Nukuvuga ko rero tuzagenda ku itariki 4, bizaba ari kuwa 5, tugaruke ku itariki 6. Tuzagaruka ku itariki 6. Abantu rero bifuza ko twagendana ni karibu mwiyandikishe, muduhamagare. Abakeneye ubundi busobanuro mwatwandikira kugira ngo tubashe kugendana muri buno bukerarugendo bwacu. Tubahaye ikaze rero abantu mwifuza kwenjoyinga, abantu bifuza, bamwe hari abari kutubwira ngo barifuza kujya Zanzibar, abandi bakavuga ati barifuza kujya muri Tanzania mu birwa bitandukanye, ariko twebwe twabahitiyemo aho ngaho kubera impamvu. Icyo usabwa rero ni ushaka passport cyangwa ushaka laissez-passer kugira ngo tuzabashe kujyana. Ibindi bigendanye n'ituwa tuzagenda tubarushaho kubibamenyesha uko iminsi izagenda itambuka. Murakoze rero, ciao, mugendane natwe, mwenjoyinge, mwubake amateka ndetse n'ibyishimo bitarangira. Ibyishimo dutanga muri Samutech ni ibyishimo bihoraho kandi bitajya biva mu mutwe w'abantu. Mugendane natwe, amahoro y'Imana bane namwe. Ciao, turabakunda.